Ndi papa sava. Ako rero uyu muntu nawe yadutindije kabisa. Yadukereje. Hakutunyagize imvura kweli. Ariko reka mbereke. Ubwo mwanzuye ko kurya no kunywa biraba ruko iby'Imana birangiye. Nimurekere ibi bintu nje mbiyobora. Ngiye kubiyobora sibyo? Okay. Ubwo nono tugiye gutuza ari igihe imvura yanatunyagira kandi twakagombye kuba twabikuyeho. Amabwiriza amategeko twashyizeho n'amabwiriza agomba kugira gute kubahirizwa. Siko biri? Bivuze ngo iki? Wowe niba nguhamagaye urahaguruka ujye hariya nkaho ari hagati yacu, noneho na mugenzi wawe aze muhana iki impano mo hariya hagati. Uwo bahaye impano urumva uyitanze aragaruka yicare, urumva, hanyuma uyihawe ayipfundure tugira dute turebe. Impano zose zirapfundurirwa hano, siko mwabyemeje. Urenga kuri ayo mategeko arabihani, urenga kuri ayo mategeko arabihanirwa. Simwe mwabihisemo. Bavandimwe rero ubwo rero ibirori bikaba bitangiye, tugiye guhera kurinde watomboye rimwe ni Kirimbuzi Jari. Uregera imbere hariya mureba hano abantu yaba bafite telefone mu bafotore uhamagare uwo watomboye. Murakoze. Yego, mbashimiye ukuntu twakomeje kubyitwaramo. Imana ikomeze bampera umugisha. Yaragiye rero iramureba, si ngombwa ngo mutake, ahubwo kumuvuga ibigwi burya yaramunogereje imyitozo. Ncunguza uburyo umwete tuve kuri aka kavura. Enda de. Murabona narenza hirya. Yaciye kuri wa wundi ufite ubumuga yumva ko amunyuzeho. Turagira ngo murebe imbere hari uko kamera zibareba. Mufate amafoto ababishoboye. Yego, hanyuma tukaba twasaba Kirimbuzi tugusabe ugaruke mu byicaro byawe nkuko amategeko rero abiteganya. Tukaba twagira ngo madudafungure Imana atwereke impano bamuhaye. Yamushimishije. Yo! Amen. Abifurije kujya mu ijuru. Twagira ngo dusabe Jean Kegejuru hano tubwira impamvu ari iriya mpano uwateguye. Nukuri reka nkubwire, ibyiza byose tubibona mu isi, ariko ikizaruta ibyo byose nuko ukunda wazamubona hehe mu bwami bwo kwa tuzagera neza. Abamarayika baduhaga kawa njya numva ku Rwanda. Garukirizaho byari impano. Ikakawete nawe. Wagira ngo rero n'ubundi nkuko bisanzwe bigenda dusabe na Madudu nawe abe yatumenyesha nawe uwo yatomboye mu bari hano adahari nabwo, ubwo twaza gutegereza wenda bigacamo. Rwose kwirirwa wigora arahari. Nanjye impano yanjye n'ubundi Kirimbu wirirwa wicara rwose baratomboranye. Amakanza y'amavuta egera imbere barabikoze. Yabikoze. Bamugani bavugaga iby'ijuru. Mwegerane mufata agafoto. Murebe ku mukameramani. Yego. Byiza cyane rwose. Nagira ngo rero Kirimbuzi agaruke mu mwanya we apfundure atwereke impano bamugeneye iyo ariyo. Akavura murakihanganira. Ubwo abaremye mu masabune baze kwihangana
abashonga nk'umunyu ariko irapfunyitse yayipfunyitse pe ariko reka ndeke gukopera se kuri gushyuha gusa niwe bayihaye ndetse urashaka kunjira oya ndi kureba hariya hepfo bereka impano urashaka kunjomba kananwa ucapfunyitse ibifuniko bine amadolari ese ni ikawa magisiki kareka ibi si bimwe bapimisha ko umuntu one step pregnancy test sako bapimisha indara abadamu ntababizi nako ngako nako ngako niko bapima inda umuntu atwite ubwo fata imana waba wicaye wenda wasanga waba wicaye reka dusabe weba wicaye dusabe waguhaye impano nibuze impamvu nibuze impamvu ahubwo bika impano yawe kugira ngo n'izindi bika impano yawe kugira ngo izindi zibone aho zijya rero murakoze ni impamvu Kirimbuzi muhaye iyi test de grossesse Kirimbuzi hari igihe twigeze gusohokana ari ngewe nawe twenyine murabizi ko mu buzima busanzwe nasanzwe nywa inzoga twarasohokanye afata fantange nari ndimo nywa ntago nzi ikintu yashyizemo pe niba ari inzoga niba ari kinini simbizi kuko ngiye nabyutse nsanga nambaye gusa twararanye izina rya Yesu hashize igihe mubwira ko ntwite bitewe n'ibyari byabe kuko nta wundi muntu twari twahuye niwe twari twahuye gusa arangije ahita ambwira ko iyo nda ngomba kuyikuramo rero muzaniye kano kantu kugira ngo mwereke ko nkitwite kandi inda ntazanayikuramo habe na gatoya murakoze nk'uko mubyumvise rero ntese uragira ngo wisobanure ubwo urabike impano ahubwo mwaza kubiganira nyuma muraza wowe ntiwacutsa hanyuma bikarangira oya bita twicira ibirori ndacutsa se turakomeza ibirori natwe twikomereza abantu natwe tuvuga abo twatomboye n'abadutomboye wenda ibibazo byanyu muze kubiganira tudahari murumva nakari kaka nagatarukiyemo gasa n'agatokoza ibirori byacu mo gake ariko urumva ibyo bintu byo gusindisha n'umwana n'iki ukumva yanakwica uwatwite burya nabyo ntago twabishima ukuntu reka dukomeze na couple ya kabiri nagira ngo nsabe kandi couple ya kabiri niba nyibuka neza ngira ngo ni couple itangirirwa na sasa nagira ngo sasa yigire juru hanyuma agenere impano uwo yayiteguriye mu mashyi menshi haguruka n'umusaba kwigira hano imbere yego murakoze cyane ko natomboye bajya baririmba ngo naratomboye byahise biwanira ariko hano bawi nagiye kure rero impano yanjye ndagira ngo nsabe baratomboye pe byagiye bibama we impano nakugeneye murebe neza imbere muri kamera twagira ngo tumusabe yicarire hanyuma kashi musabe atwerekeye impano mukoma mu mashyi ariko mukoma mu mashyi irapfunyitse nanzara amafaranga ari meze y'amafaranga oya natwereke hano itegeko nuko buri muntu twereke niyo mpamvu sasa yavuze ngo yaratomboye twagira ngo mwiyicarire hanyuma dusabe uwabatomboye impamvu yabageneye izi ngabo
tudukingirizo zari gashaka kuvuga yego umwanya ni uwanyu murakoze cyane nk'uko mubizi ngewe Kashikashi turakundana impamvu namugeneye zino mpano Kashika nyuma yo kumenya ko ujya mu bakobwa cyane musha inyuma yego ndabizi ntujye kwisobanura cyane ariko umutima wanjye ni wowe ukunda nemeye kubyihanganira niyemeza ko nzagumana nawe ariko kubera indwara ziri hanze aha sida zamburugu imitezi ndavuga reka nkugenere ino mpano byibuze ujya kunca inyuma ujye wirinda hato utazanzanira ibirwara kuko njye ndagukunda nta wundi musore nkeneye mu buzima bwanjye aho ni ukurinda ubuzima ni nko kumuha urukingo bitandukanye na biriya bya hariya ntabwo twabitindamo turacyakomeza kubera ko wakerewe biba ngombwa ko dufata umwanya wowe ntabwo urageraho twagira ngo dusabe na Kashikashi mu amashyi nawe rero ahita atubwira uwo yatomboye hanyuma umwanya ni uwanyu murakoze cyane mu by'ukuri njye nari nishimye cyane Sheri nari nishimye ko wantomboye nanjye niwe natomboye ibintu ko byagiye nubwo haciyemo akantu nk'aka ariko Sheri ni ukuri ndakubwiza ukuri nibyo ukeka ntabwo ari byo ari nayo mpamvu ngewe ngira ngo mwabonye ko ntigeze nzana ikintu gipfunyitse ngewe ikintu nazanye ni ikintu gikomeye uyu munsi nari nahisemo ko ari wo munsi ndi bubagaragarize ibyifuzo byanjye mfite ku mutima ari nayo kado nshaka kumuha arakwihaye ari kuvuga say yes nubwo muzehe ngo seriyera ariko muzehe bari noneho ubwo mwafata agafoto mwerekana imbere hariya n'ako kaboko nubwo byari iby'ikimina mukaba muporofitiye wenda mu birori byacu ariko nta kibazo ndumva turagenda bigenda neza ariko ubwo nawe kwa kundi yakubwira ati kwa kundi ugira utyo ugasimbuka umugunguzi ntukajye ugushayo amavi n'amazuru ahubwo jya ugira ukuntu uba ufite kontereshoke ibirwanisho turakomeje rero tugiye kuri couple noneho ihagarariwe na Ramazani kugira ngo ajye hagati murakoze cyane rero mufotore nk'uko mubibona ngira ngo muranageho natombe sinamusondeka isura nyine natayira irabaha ngira ngo rero muri iyi minsi kakawete bisobanura nyine ubushuti bw'ibanga nkaba afite inshuti yanjye natomboye tumaranye iminsi muri iyi minsi nyine twashyizemo kombona ngira ngo rero Atanazi Atanazi bari mutangiye gukeka ngo umukobwa cyangwa umugore Atanazi rero yiniwe ngira ngo nk'uko bigaragara nanjye murabona ntacyo nitwaje ariko rwose
niyemeje kukuremera Atanazi wayibonye aragendera mu bihindukira mufata ifoto Atanazi ishime sha reka nibafotoreshe wari uzayitunga 15 wayibonye niyo dore ko nesengera seringo Tabizwa ruyikeneye isi byishimo bituma utavuga shani byishimo hano wabonye eseseka ariko seseka wari uzabigeraho akira impano yawe rwose Atanazi cyane wewe wato ariko rero reka dufate n'akandi gafoto ka fotogarafi nawe dufotore fotogarafe nawe nacisha ariko mubaha amashyi mubatera akanyabugabo ngo baseke mwenyura Atanazi tukaba rero twagira ngo ibyo wagombaga gusobanura wabisobanuye ariko hari icyo nakongeraho murabona Atanazi ni umujyambere Atanazi murabizi nibwo akirangiza kaminuza iyi iPhone izamufasha gukora amaproje ye kuko irimo byose rwose nta kintu na kimwe kiburamo na megabyte nazigushyiriye murakoze cyane uzamenye utayimena di kongera kwishimisha inzara sha Atanazi rero niwe ugezweho nawe mumuha amashyi nawe agiye kutubwira uwo yatomboye hanyuma murakoze nanjye rero umuntu natomboye ntatinze nagiye kuvuga menshi ni Ramazani ibi bintu ntabwo bishoboka baratomboranye bisa abantu babona batombora na gute ibi ni bisanzwe reka turembere n'ibyashatse ubwo mu gihe Atanazi yicaye Ramazani nawe nk'uko itegeko ribiteganya agiye kutwereka ibyo bamugeneye hanyuma noneho harimo ikira twereke n'amazorani ndakurahiye natwereke onyamuhaye ni konake Atanazi rwose ajya ategura ni konake muhaye sha atanaragugeza ntabwo wabibona ibi bintu koko bishoboka bite ko rero ndebera guhisa buno yabonye atajya mesa buriya uradutengushye kujya yoza posheti ubona nabyo bijyana okay mbo ntago n'ubundi inshuti bavandimwe reka dukomeze ko ndakeka ko ibyo dutegereje imbere ni byinshi n'abandi baracyahari kandi mu kanya ngiye kureba uko bimeze nagira ngo nsabe Atanazi ajye juru atubwire impamvu n'imvo n'imvano yo gutanga amasabune kandi umugabo dufite hano imbere ubona rwose amashati arakeye amapantaro nta kibazo afite umwanya ni uwawe Atanazi murakoze nk'uko mubibona Ramazani yampaye telefone nziza cyane rwose kandi ihenze muramumurikiranira mbaze hano bibemo utebuka ariko mwaze muvuga ngo kubera iki nishimiye telefone ngiye mu by'ukuri ngiye ntabwo nishimiye telefone iki iyi ngewe Ramazani ampe telefone iPhone yahaye umukobwa twakundanaga yarangiza akamutwara ubushatse kunyibutsa iki ubwo wari ushatse kunyibutsa sobanura neza ntabwo ngiye byumvise nanjye ntabwo ndi byageze gutya iyi telefone imeze gutya niyo yari yahaye sheri wanjye urumva none arangije nanjye arayimpaye ushatse kunyereka iki se ushatse kunyibutsa iki ushatse kunyibutsa ushatse gusura kaboze ceceka se nyine nanjye rero
niyo mpamvu nahisemo kuguha amasabune ugende woze wiyoze ukureho uburaya bwawe ndetse n'umutima wawe wagira ngo warajogonyotse usize ivu usize umwanda wagira ngo bawutaze mu nuze mu bikari oya njye mbuze n'ibyo mvuga rwose n'ukuri kw'Imana wagira ngo umutima we bawutaburuye indoba genda ugenda ujye kuruhoza ujye kubyumva kumva ngo mvuye hano avuga yuko yamutwaye umukobwa Ramazani ngo akwiye gukuramo umugese w'ubugome mu mutima ariko se inshuti bavandimwe ibi bintu mwebwe kuki ngewe ntago ndimo kubyumva ubu mwebwe nta tena mubona muri ibi bivuze ni gute abantu barimo gutomborana ukabona bifite utuntu tw'utubifu ukuntu umwe yatanze gift nzima undi aje amuhonda njye ibi bintu ntago ndimo kugaragara ubwo so ushatse kuvuga ko gift nzima iri hejuru y'itelefone ntabwo ihenze niba ihenze se ushatse kwibutsa iki wanjye umva ikibazo njye ndashaka kumenya ko twatoye komite izatoresha sibyo twaratoye kandi twatoye ndetigidigi twatoye neza njye ntago ndimo gukurura uburyo umuntu ufitanye bifu na mugenzi we barimo guhura muri kakawete abantu bafitanye bifu muri kakawete ni gute murimo guhura ntago bishoboye ntago bishoboye agatombora neza reka mbyemere wenda kirimbuzi byahuriranye n'uyu ese atanazi birahura n'uyu gute uyu n'uyu birahura gute aba bakundana ni gute byahuye aba batwaranye abasheri bigahura abateranye amada bigahura ibi bintu ntabwo ndimo kubyumva igiti ntabwo biri inyuma wowe ni wowe twari dushinze ntabwo biri inyuma bidusobanure neza wagivugisha ukuri njyewe ubwanjye nza gutora ntabwo natoreye muri rusange siko nawe nasibye mu nama sibyo wampaye agapapuro k'umuntu natoye ese abandi batoreye muri rusange cyangwa buri muntu yazaga ku giti cye aratoye ariko nyine nsubiza ikibazo si watoye naratoye wowe ntabwo watoye si watoye naratoye none si ikibazo ni iki twizanye ukuri uburare bugasanga hano nta kibazo kirimo ikihe kibazo digidigi reka rero mubwire amanyanga yawe ngenda yarambiwe muri ndayarambiwe muri kino kimina ndayarambiwe nutavugisha ukuri ngenda bivuga dore ubundi digidigi muramushaka ye nutavugisha ukuri rya Suzana ndabivuga digidigi hari kado yari yatanga ko mwumva nanjye ntayo yatanga oya baza madudu ntago watoye no kakawete naratoye bisanzwe twararobye tuba neza bararobye abanyamagambo ikinyama cyagufashe kuko ukoresheje kandi yaranaciwe ruswa yawe isha umva mbwire digidigi ushaka kuvugisha ukuri cyangwa ushaka kuvugisha ukuri maguruke mbivuge singuye umwari wagira reka amanyanga yawe ikibazo cyabaye iki ko abantu batoranye hari uwigeze uburuwe ibi bintu birimo ikibazo ibintu birimo ikibazo muvuga ikibazo umva gereka mbibona mite ariko suravuga iki izibiranya tanazi wowe uravugisha ukuri kutahaye digidigi amafaranga kugira ngo ukunde uturere amazani ntabwo wayatanze se wabuje kubinyongorera tuba twarebye kure vugisha ukuri nta mafaranga wahaye digidigi vugisha ukuri narayamuhaye adigidi wajya ugabanya amanyanga kuko reka mbanze nkubaze kakawete ubundi sobanura iki muri rusange sobanura ikintu kakawete isobanura ese ko yamushakaga nta wundi se wamushaka nta wundi muntu waguhaye amafaranga nta wundi wamushaka nta wundi muntu waguhaye amafaranga nta wundi wayaguhaye vugisha ukuri nta wundi waguhaye amafaranga ubivuge nta mafaranga we wamuhaye bivuge nta mafaranga wamuhaye warayamuhaye nayo wamuhaye ibintu ni bibiri yego cyangwa we mwana w'imukasha ndakubaza amadudu bwa nyuma sinibwo ngiye gusubira wamuhaye amafaranga ntayo wamuhaye ubwo se ntabwo ikinyoma kigufasha ufasha abantu bafitanye ibibazo utangiye kugenda ubadwanga ngo arashinga ziriya nzangwa wagira ngo ni ibishifo byoza mu nzu agatsinda kaza yakerewe twatangiye adahari akabanza no kubihakana twangirije umukino ubu twangirije wowe turimo turakereye urukundo muri koperative yacu warangiza ukaza wowe bivangavanga
ubuvandimwe si burahari abantu barazana icyo kunywa bazana icyo kurya barya bishimye oya ariko papa Sava ubuvandimwe Kirimbuzi ntago afite umugore ibazi y'abadafi yarari hano akabona uyu mukobwa amuhaye iki ko yanamuteye ninda ntago uburusenye n'uburimbo ntago kiba kirutwitse se sha ntago uburusenye gasuri muzi batari bubimenye tekereza umusheri wa Tanazi aramusabanye ko telefone uyu yamuhaye ari yamuhaye ntago ubu batandukanyije ubwo se urukundo n'uruhu urimo gukirenya ijya twumvikana nshuti umutera si biki urabukemuye iki ntabwo yari bubizane gutya yari bumamagare mwese kurwana biravaho yuko n'ubundi nawe wakoze amakosa ubundi usize ko dafi ubungu bitamugezeho wowe niwe wabakugize umuyobozi wajya uba umuyobozi wa nyawe ukavuga utereka maranira iki maranira ishyaka ry'icyo banshyiriyeho noneho bagushyizeho ugiye guteranya abantu uri kubadwanga oya ceceka bari bafite agashyari mu mitima yabo ndi imfura nzabibamo ndi inyangamugayo ceceka nawe gabanya amagambo gusa inda nini muyimama irasha niyo mpamvu mubyibushye wese kuvuga Yesu Imana kubitwa byaraciwe warahimutse pe wawe yo kupfuka bugasemba bazi ntabaza zana amafaranga